banyu barafunga buri kana bandagiye bari abasore bagacumba marabivuga iki igihugu turimo cyacu cy'abanyaturage sore igihugu gisaba ko wihangira umurimo ntabwo bisaba kujya kwiba ntago iyo ugiye kujya mu bintu byo kwiba mu Rwanda ntabwo yavuze bakirimo ibintu byo guhemuka no ngomba kwihangira umurimo ukamenya uburyo wibeshaho utarinje kujya gusagarira bya rubanda by'abaturage uzana akaboko karekare ntabwo bikibaho mu kino gihe kigiye ugomba kwihangira umurimo waba ukajya kuba ubuyede burahari bari kubaka ahantu henshi cyane nicyo barazira gukorakora kandi ibyo turi mu bize abanyarwanda bagezeho ntabwo ibyo kwiyubakiramo bashaka umuntu wihangira imirimo ukibeshaho ukishaka ukuntu wiyubaka ku giti cyawe ntabwo bishobora kuzabahira niyo mpamvu nabo bazakomeza bajya kudefira biriya bigori byaba ari abaturage Kabusuri se ko mbona nta kintu baba bakubwira kandi mubona buri kanya bafite ibiraka katajya kurangira Moses kugira ngo uzamufatishe biri kure cyane yewe umusenyi tubiraka muri gare no sigaye nkoza cyane ubasigaye akora muri gare ari nta telefone agira ngo umuhamagare ariko kozi ni gushandayigura abanyeshuri nibaza hari ibiciro ndiganya kuzabona nzagura smartphone mwese muri mu myaka ya hafi irenga 40 mwese nta n'umubana n'umugore muri ubwo buzima umugore se ni umushinga umugore kuko umugore ajya umuzana akaguturisha umugore ni umushinga se umugore ntago ari umushinga ariko arimo avuga umugore umutunga ari umwanya wo gutunga umugore agasubiza ntabwo umugore ari ibyo kuvuga we ntabwo ariko uracyari umusore ntabwo urashaka niyo mpamvu ntabwo uzi gahunda z'umugore uzashake uzambwira njye nashatse umugore imyaka itarenze 3 ariko umugore naje gusanga nta gahunda yawe ntabwo ndagira ubushobozi bwo gutunga umugore nzamushaka nyari imyaka byibura nk'itanu zamaze kubona inoti zigaragara mwe gushaka ibyo abagore nzaniberaho umusiribateri Kabusuri yewe umugore ndi hafi kumubona ndi hafi kumushaka azava he uzamutungira uzamujyana zamujyana imbazi so afite inzira hari ivuye hese ikwanditseho se niyo data yubatse gusiba muntu ndayikodesha nga 20,000 ku kwezi ni madogo ni mingi madogo si mu cyaro basi Moses afite amazu menshi nagutumije yewe umugore nzamushaka nimara kumenya kandi warayabonye wambaye na rinete man nta mfite nayanjye ku giti cyanjye ayanjye ayo mfite ntabwo ushobora kubatungasha nk'umugore nayafasha ku giti cyanjye nagufasha ku giti cyawe nayabasha kumbesha ku giti cyawe ntabwo wayasangira n'undi ntabwo nayasangira ntabwo byavamo aracyari make cyane we icyo urya wenyine rero njyewe ntabwo nkeneye kurya jyenyine nanjye nkeneye ko nabo dusangiye ariko ntabwo nkeneye kumushisha inzara umugore wanjye nkeneye ko nzashaka umugore afite icyajya ku buryo azaza inyama kugura gatatu mu cyumweru waradepye nk'umutumba naradepye mu cyumba hari za stoke hari kawunga hari umuceri hari ikigori akeneye kwirira n'ikigori yirira akeneye kwirira kawunga yirira Moses mukomeze mwebwe uvuga cyane nyine njye niyo gahunda afite nyuma y'imyaka byura nk'itanu Imana ibishatse kaniza ubuzima ibigena ubuzima nyir'ubuzima njyewe mu myaka 5 zamaze kubona amafaranga ahagije nibwo nzashaka umugore kandi nzaba ntarasaza ngo afite imyaka 40 n'ingahe era ni 6 ufite 41 ni 3 ufite 41 y'amavuko maze ku isi yaryo ese muri iyo myaka 41 mfite n'umwana umwe icyiza n'ikibi wabonye ibyiza nabonye ni byinshi n'ibibi nabonye ni byinshi gusa icyo nshima Imana cyonyine yaremye isi n'ijuru ni uko mfite umwana umwe ariko se hari amateka no kumvise biriya bintu bavuga nibyo bimeze bite wafashe matora urayicimbura wajya no kuresha abantu bose ni ukukubeshya ngo basebye abantu batebya nyine batebya bakubeshya ariko hari abantu benshi byumva nta munaziranye yari paseri ingana gutya wishyuza mu rwembe warayisatuye wariyiha agapande agapande agaparika
kugira ngo kubeshya. nibyo Aya ni amagambo y'abaturage. Bavuga byinshi, abaturage bazi ko bagira amagambo menshi, bagira na byinshi. Bashobora kuvuga amagambo menshi kandi bakubeshyera. Bakubeshyera. Ariko abo ngabo hari icyo mpamvu. Oya, ashobora kuba ari no kwiganirira. Uratumutse ashimisha nk'abantu no kutenza na blague. Noneho wowe waza nko turi kuganira nk'uko wabyumva ukabira ngo n'ukuri. Wagera handi ukabibira undi muntu. Nasikia ni ukweli. Ufika kwa ngine kama ngona mtu ikipita hiyo fasi, unaambia bwana unasema ule jamaa. Mshaka matraka itata mara pili akatoka kwa nchi moja. Gafu na kuteza wengine. Na hiyo bwiyumwe abibyira undi. Bakagenda babibwira no bikazaba kuri ugasanga ariko kandi ari ukubesha. Abantu rero nukubirinda. Ari n'abantu bavuga yabo kandi bavuga menshi. Bavuga y'abandi ayabo bakayicaraho ubundi niko mutundi bavuga iwacu. Ikindi niko bavuga. Bavuga y'abandi ayabo bakayicaraho. Kandi bavuga menshi. Baravuga bwakwira bakajyana niko mutundi bavuga. Birirwa bavuga kumva bene. Kumva bene. Kandi birirwa bavuga iyo bwije bakajyana. Gaca bongera bavuga ariko rero amagambo uzite ku magambo y'abantu. Uzite kuvuga byawe uzari bikureba. Mwe n'ubuzima bwawe kuri mu kuntu ntuzahemukira umuntu. Mwenye kubana n'abantu bose. Kubana n'abantu bose muri byawe ntuzaye kujya ufire mugenzi wawe. Cyangwa umugambanira mu kazi. Wowe ugomba kumenya ibyawe, kumenya n'ibyawe. Ibyo abantu bavuga byo bavuga menshi. Kandi amenshi bavuga menshi usanga ari ubeshi. Makino y'abari bikuri. Uri nutse ku magambo y'abantu. Ntabwo ufite ku magambo. Ufite ku magambo ngene nkubwira ati kintu ariko. Ntagikwibwira. Uzakemera. Bora zikoze ukakinyira. Ngiye ntabwo agiye kintu arikoze. Aho cyakumvikana. Nk'umugore wanjye twarashwaye. Kubera uburangare bwanjye n'ibibazo byanjye ntabwo namurenganya ko. Wararangaye uramwibagirwa. Nararangaye ndamwibagirwa. Nitwara nabi. Umugore wanjye rwose ndi nanamukundaga pe. Nta n'ikintu nakunze ku isi si ukubesha. Kuva Imana yande. Nta kintu nakunze ku isi nk'umwana n'umugore wanjye. Nibyo bintu nakunze ku isi ariko kubera ko Imana nyine nta wamenye ko ibyo Imana yageneye umuntu. Naje kubabura. Ariko bani bazima ntabwo nababuze ko mutere ngo barapfuye. Twaje kuburana nyine nibahara ariko ntabwo nzi ubuzima bwabo ariko nta nubwo babinacishwa ntazuza ko umwana wanjye. Ariko hari igihe Imana izahindura ubuzima bongera nkababona. Byose biyengwa n'Uwiteka ntawe ugenera kubaho. Imana ibikora. Imana niyo igena kubaho k'umuntu. Arimo aramakanira ngo ntabwo yagurishije matora. Abantu bagenza amagambo. Abantu kwa kudara baba batera blague bashaka. Kandi nawe yayigurishije ngenda hasi. Nihe ko yari amagambo y'abantu. Sasa hivi naje na hakweli. Ari ukubesha mbana. Hakweli. Abantu bavuga menshi. Bavuga ya. Matora yanganaga gutya. Ite paseri ngana gutya. Abantu bavuga menshi. Yabaye. Ari ukubesha. TV stand and television. How about TV is so bad. Nakinaga beti. Beti urani burija. Ikintu bita urusimbi. Drogue. Ni ibintu bibi cyane. Uzabyirinda. Nakinaga beti. Nigeze gukora muri stade mpuzamahanga. Stade mpuzamakungu. Aho soneze gukoramo. Ahega nabaga muri stade mfite nka senkari. Nahembwe nakoreye. Nagera kuri nani. Najya muri beti. Bagahita bayanja man. Bakakujya nkangaho ubwo. Bagahita bayanja. Man naye ndashonje. Bagahita barakujya gute? Bagahita bayajya muri beti ne bakayajya. Muzungu yahitaga yakuri. Muzungu yahitaga yajya. Nahita ngenda mu nzu. Nkafata nk'itapi. Tapi nziza ibuze nka ndabaza nka 180. Bagahita bampa nka 5. Atasubira ku muzu beti ni cyane.
Moses ongeye ibiryo birahari wewe vuga turangize urarya ibiryo birahari abandi bari none si ibyo kurya byanjye rero nabyibuza nawe njyewe nyine ni uko byagenze kubera beti nza kubura ibyanjye byose gutyo n'umugore nuko byatumye nibura byiza rero nagira inama urubyiruko rukibyiruka mwirinde ibiyobyabwenge n'urusimbi naje gufata televiziyo umugore ntawe uhari yaragiye mu rugo bari bandi 100,000 nsanga fata place ndayigwatiriza mama 50,000 ndasubira muri beti nicyo gwati flat umugore atasha arayibura ndabwira ati nayitije umuntu ufite ikiro wande kora kwa nimva umugore wanjye yaranimva ngo yamva akora ukuri byose ahise mistatu abantu abiraza ahita ahamagara mu rugo arabanteza inkotanyi kujya boroza mu rugo ahita yivumbura ajya kuba mu rugo ninde boturije n'amarito ntafata amadiva aho nese ngurisha narambuye ngo atahara byanga amara 10 atarataha umwe atugoye wowe wahuka nyine wasenya afata amadiva ndayagurisha maze gusha amadiva aza kwiyongoza ataha turasanga amadiva narayagurishije yaratwite noneho kubera stress n'ukuntu yaratwite mera ahitamo avuga ati nabe yigendeye iwabo ahita mu iki aba yigiriye iwabo umugore wanjye ubone kugurisha ibintu byose ntambigurisha byo mu nzu byose mama gaze byose ntambigutuza kubera urusimba ariko kubera beti nabonaga nigira muri beti muzungu niwe akubwira ngo ugende ubigurishe muzungu muri tomu ya beti yari gishuri abusuriwe ntabwo biza kino rusibe ntabwo nigeze nkino rusibe ntabwo sinzi nuko bakanda amashini kiryabareze kiryabareze naragike nose uri umutari urusibe ntabwo ari urusibe ni kiryabareze ntabwo ari urusibe urusimbi ni urw'ikarita cyangwa rimwe batera gutya noneho uwo mureze ndi umureze uri ubyira umureze rero ntabwo ndi umureze nakinaga ibyo ntazi ariko ntabwo nigeze kuguha amafaranga gutumira bakagenda mu cyuho byabayeho hari umuntu yantumye ibiryo nyajyana mu kiryabareze nzi ko ari ayanjye nabyibutse ari uko kiyamaze angahe ntabwo yari menshi yari 2,000 zonyine ese muza ugereranyije ubundi urusimbi rumaze kurya angahe ntabwo ni menshi harimo miliyoni nk'eshanu simiwandiye menshi cyane z'amarundi z'amaturage z'amarundi z'amaturage ntabwo watubwiye kuvurira uvuze matora kuvurira byagenze gute byose nabishiriye damu damuru yamugezeho gute damuru yabonye kuvurira ari gute njye wayimushirira ari mu gitondo aguhangara amaye mu 15 kuko mva ngo ni ibintu yaguhaye 15 ni 2,000 abagabo nyine b'abantu wowe ibyo nkubwiye ugiye mu byo nkubwiye cyangwa ibyo bakubwiye 15 amasafuriya bawugaye amafaranga yahaye umugore twari duturanye uriya mugore mwegeranye n'umwe yahaye twari duturanye
rero iyo bayabona bakayamufatana ntabwo ari kuba ko ari we wayamuhaye. Bafatana kandi ariho n'ibyanjye. Nanjye byari ibyanjye ntabwo nari nibye. Byari ibyanjye Ntabwo n'umugore. byabaga kuri meri wawe. Byari ibyanjye n'umugore wanjye bari baraduhaye. Kandi nyabyo byaramaze kubisiga. Urabona reka bigurisha. Ni n'abantu bakina urusimbi. Abantu bakina urusimbi. Urusimbi ni nk'itabi. Ukubagira inama bakabona. Ntabwo wapfa kureka ako kanya. Ariko ibi cyose ni kwipfa ngewe itabi kuva nava muri gereza. Kuva nagaruka zo neza ndireka. None narazi sindamutana yetse. Usibye fege nawe sometime ariko itabi twa rimwe rikaze. Ntabwo nkibona yetse. Ibintu byose ni umwanzi munifatira. Bete nahetse kuva nta nafungu. Kuva nabura umugore wawe nasindeka bete. Maze kuri bya neza n'umugore bidasindeka. Ibintu byose ni munifatira umwanzuro. Umuntu ukunda urusimbi namugira inama yuko yabyikuramo akabyihorera. Akayirira umuceri akaba mitsimbi akijyana. Umuntu ukunda urusimbi Yabyihorera. agakora Akari ibintu yakoze amafaranga ye. Kuko urusimbi ntabwo umuntu yagiye kudapfa. Ababira ngo yabyaza inyungu. Yari kwintu yashaka inyungu amafaranga ye. Urusimbi ntabwo ari akazi. Ushaka umutera amafaranga. Wari kwintu yakoresha. Watuma urangura inkoko ukazisubiza. ubuse urimo arakora ihe business. Ngewe umuntu ukora muri Ghana. Gucuruza avoka. Oya navoka naricuruza. Kuko mfite igiti cyera avoka nini. Agiye kumushingira ibyo Iyo zeze ndaricuruza. Moses ibyo numva nibyo bagiye gushingira iduka iwanyu. Ndategereje niko mbyumva. Kubigize gucuruza udupfukamunwa muri covid. Muri covid yemeye kuducuruza. Inshuti yanjye bita Baba yadukoraga. yaratumwibye maze yatwibye baba Ariko no kumbesha. babaye ibintu bijyana ibyo gucuruza igihe bigiye n'amafaranga y'ubutanga yose. No kubesha abantu bavuga menshi. Irene nawe ngo wamuriye udupfukamunwa turi 15. Nene yarabesha. Abantu bavuga menshi. Cyangwa muri twa bitanu na 15. Senga. Bari twa bitanu narajyana barayama. Aho kuyamushira mutanigira muri zindi gamu mutanya muri bisi nayigira na betis sinigira muri bet. Ayo amafaranga yaranyungukiye. Yarungutse mutanigira icyarwa. Ese kwirebera abana bato. Ndakureba abana batoya. Ese kwirebera abana bato. Ariko utarashaka. Nari ntarashaka. Muri kuvuga ntabwo nari bwashaka. Umufumo ntabwo nari bwashaka. Ariko umuntu bita Kabusuri ko nkora mubona ku maseta arimo araserera n'ababosi ngo bamuhaye make. Kabusuri nta nyurwa. Hari umukire ngo uheretse kuguhemba ijana ngo uvuye kuguzana amakazi. Byakubayeho? Ibintu byambayeho ariko wazana amakazi abiri bakaguhemba igiceri cy'ijana ubwo amafaranga yazakumarira iki? Dore ikosa ryawe ariko ngo ujya mu kazi utapatanye. Gusa gupatana ubuziranye n'umuntu uvuga ati arashyira mu gaciro arebe n'akazi yaguhaye. Ubu noneho yaba ari gutora envelope tuzatubanza twumvikane. Moze nawe ujya mu kazi utapatanye. Oya ngiye nkora akazi ni ikosa rikomeye cyane. Kabusura ararikora buri munsi. Ikosa abagira ngo yifuze mu bakire. Wowe kuba umenyeranye n'umuntu uko nguko. Mudusubizo Moses akwaye. Subiramo Moses bunguki. Ariko za katapata n'umukire. Kubuza ko ari umukire ura mu mwifuzemo. Cyabesha. Yabishatse yaguhaye ashaka. Mukiri bya mirenge. Ibishatse bitayamuciye aguhaye ashaka nta cyangwa nawe ukamucaye ushaka. Burya giza akazi urakareba ko kameze. Ukareba ko kangana naho kava naho kajya ukavuga ati kangaze amafaranga nayo batayabuka gihorera. Wabona yakwiyuka gakora. Ndabese ibyo byabiza kurushaho. Ibyo byiza man. Kuragaza kangaze ndagakora amafaranga nayo. Niba tayama singakora. Ushobora kukarangiza mutavuganye. So birashoboka. Akaguha yarenze. Cyangwa akaguha munsi niyo wari wifuje. Nkuko baguhaye ijana ku makazi. Urumva iyo muvugana watura amadese cyangwa turuwaza.